Shadia ugiye kutubwira ariko ngo ukuntu nyine ahantu ukora umugore akahita ashyukwa cyangwa se akahita yifuza kuba yarogogwa. Ahambere Yego. Ni mu matwi. Uriya umugore yumukoze mu gutwi. Yego. Ahita akenera gukora ibintu. Ahandi iyo umukoze mu musatsi. Yego. Ukamanuka ku ibere no ku matako no mu ntege. Yego. Aho hantu iyo hamukoze ahita akenera gukora segisi. Yego. Kandi iyo bimukoreye ashobora no kugukubita. Kuko ubushyuhe buba bwamurenze cyane. Buba bwamurenze. Hagiye kiya kigira nawe ukumva ushaka kuba wakora segisi birenze. Yego. None se ubwo niyo ubishatse ubushyuhe bwakurenze ubigenza ute? Bigenza ute? Bujya kuzamuka numva. Bujya kujya kuzura mu mubiri narangije guhamagara umuntu. Waje guhamagara umuntu? None se ntabwo wabyikorera ukiyeranje ukabyikorera mu gihe umuntu ataje? Ntabwo nakikinisha. Kandi hari abantu kuvuga bajya babikora bakarangiza. Bene nk'abo baba ari ibigoyi. Baheba bakagenda no mu muhanda bagafata umukarane kamuzana akabakorera bigasoza. Kwikinisha ntabwo ari byiza. Ariko ngo hari n'abagiye bakoresha ngo za kokombure ngo karoti. Bambe karoti. Mbese ubwo we ntabwo wabikoresha karoti uyifite? Njye nahamagara umuntu ataza nkahita amanuka hariya mu muhanda nkajya kumureba. Ukajya kumureba? Uramutse utamubonye ntabwo namubura. Birashoboka ko ushobora kutamubona? Oya ntabwo byashoboka. Njye nahita nanakujijisha nkakuzana iwanjye wasohoka ari uko ubinkoreye. Nese ubu kugera ntabwo wumufashe ku ngufu? Ntabamufashe ariko yabyihanganira kandi nawe yakiwe nawe ibyo yabikora. Handi hantu ukora umugore se akaba yahita ashaka ko umurongora ni hehe? Watubwiye ahantu habiri, tubwiye mu matwi utubwiye no mu musatsi, ahandi ni hehe? Naho ku mabere. Ku mabere naho nahavuze. Kamanuka no ku bintu. None se ku mabere tukiri ku kantu ko ku mabere umuntu ashobora kuba yagukora ku mabere ukahita ushaka segisi? Amaye uhita uyishaka ahubwo byihute. Noneho ku mukondo ni ibindi bintu. Ku mukondo uhita wakirwa bya hatari. Yego. Kagira ngo baguteretseho nk'imbabura 5 z'umuriro. Ariko ngo hari nk'ukuntu ngo nk'umusore cyangwa umugabo yonka ibere ry'umugore biba ngo bibaryohera. Ese nibyo urabyemera ko umuntu yakonka ibere ryawe rikaryoha? Bararyoha ariko ntabwo bibaryohera. Ariko yari kuko wumva ari sawa kugira ngo arangize vuba. Yego. Ariko yari kuryonka ibere ryawe wumva ari sawa. None se ubundi buryo ahandi hantu gukora ku bintu ukunda umuntu ugukozaho intoki cyangwa ukunda umuntu uyikozaho ya nyayo? Intoki se? Intoki se? Oya intoki ubwo waba ugiye kunyinisha. Kugukinisha? Ubwo nyine wumva kubangamiye cyane ahubwo kereka ariyo byibuze. Ariko yikunda ariyo igukoraho. Wenda nimba ishaka arahita yishyiramo intoki ubwo kare yajya gufata umwanya wo kwishyiramo n'ubundi utakibishaka cyane. Narangije. None se ukuntu bavuga ngo umuntu ufite ngo imyeyo n'ukuntu umuntu utaciye imyeyo ntabwo biryoha kimwe, ibyo bintu urabyemera cyangwa biterwa n'umuntu? Ntabwo biryoha kimwe. Uko uzi bavuga ngo umukobwa wabyaye n'utarabyaye si kimwe. Ntabwo batandukaniye kandi bose bafite bimwe se. Umukobwa wabyaye aranyara kandi utarabyaye naganyara ni amasohoro gusa nyine. Yego. Naganyara kandi bose banyara? Oya. Kuki se bo batanyara kandi ibintu byose ari kimwe? Uwo yigeze kuvamo ni unyara. Ariko se waba utarabyara na rimwe urumva umuntu wabyaye n'utarabyaye ntabwo banyara kimwe. Gerangiza gukora nyine byose n'ubundi ari rimwe nabo banyara. Oya. Umuntu wabyaye inuze iba yarafungutse cyane. Yarafungutse nyine cyane ku buryo ukozaho amazi agahita yizana. Ariko utarabyaye shani naho abatandukanye bagira ngo ni mukagatare. Yego.
ubu kugira ngo se wowe ubishake bigusaba igihe kingana iki? Ngiye binsaba amasegonda make cyane. Ese ubwo umuntu yahita akujya hejuru mu masegonda make cyangwa ubanza kumara amasaha? Abanza nkamukarisa nawe akankarisa. None se ubwo ni gute wowe ukarisa umuhungu? Gute? Umukora ku ntuze yiwe, yego, nyine ku mboro ye, warangiza uko uyikoraho nagukora ku mabere, mwese muhita muhuza inuze. Ko ari ukuntu bavuga se ngo barabayonka kuyonka wowe urabyemera cyangwa mu bintu bitabaho? Bibaho ariko njyewe biterwa n'uwo ari we. Ari nkanjye se? Ari nkawe nabikora. Kubera iki wabikora kandi udasanzwe unzi? Kubera yuko wambwiye yuko ukora amasaha 2. Ubikorera abantu batinda se cyangwa ubikorera ubuse n'umugabo wabikora? Abantu batinda batarangiza vuba. Ariko nk'umugabo ufite umugore nawe wabimukorera kugira ngo ikirango niba utahazaze kukureba, kuko wenda umugore yagiye usanga w'umugore watabikora. Ariko hari abantu babitinya kubikora benshi, kandi ari ibintu byiza ahubwo byagakwiye gukorwa cyane. Ibyo by'ubundi muntu yagakoze gusa. Ariko ngo n'ukuntu ngo umutipe cyangwa umugabo kajya hariya hasi ku mukobwa akaba yankonka, ese ibyo bintu urabyemera ko ari byo cyangwa? Biba. Hari umuntu urabigukorera? Nawe? Ntabwo njye nabyemera. Kubera iki utabyemera? Njye nabimukorera ariko njye ntabwo yabinkora. Kubera iki utabyemera akabigukorera? Kandi turi busomane. Muri busomane? None se wowe kuki wabimukorera kandi nawe muri busomane? Oya. Ehe. Njyewe ntabwo ari njyewe, ntabwo njye nabyemera, ariko ari we nabimukorera. Ese Shadia, ufite nk'abakunzi bangahe ubu? Guhera uyu munsi nk'abakunzi bangahe? Cyakoze bagera nko mu 8. 8? Si ubwo 8 bose ubasha kubanyura cyangwa ubasha kuba? Ngenda mubomoza kamwe paka ndangije. Kamwe paka urangije? Urangiriza mu gihe kingana iki? Nk'igihe kingana iki? Nk'agasaha wenda cyangwa 3. Nkuko ngira ngo ukore imibonano wumve kunyuze, urangiza umuntu ari uko yagukoreye iki? Wenda kugira ngo ndangize yagukorera iki? Wenda yankorera akinyuma. Akanyaza akinyuma cyangwa kubikora nyine bisanzwe ariko ari akinyuma? Nibwo ubasha kuba wagira ute warangiza. Dusoza ni iki wabwira abantu bagukunda cyangwa bagukurikira ibigano byawe? Nababwira shyiraho mikoro neza. Nababwira wenda nyine tega mvuge nk'umukobwa ajya abasha guha umugabo we keya. Ajya abasha guha umugabo we keya kugira ngo umugabo we nyine akomeze agire ute? Amukunde cyane. Bakisezera abantu bawe rero babwire bakwereka urukundo bagukunde nka Shadia nyine nk'uko isura bigaragaza kuri mwiza. Ahubwo babinkorere cyane. Niba bari abasore nzababomoza. Uzababomoza? Ukwese buri muntu wese wakubona no kwamubomoza? Uwabinkorera wese namubomoza. Cyangwa ubishaka? Mbishaka. Naba mbishaka nyine nabimukorera mbishaka. Urabeshya ibyago byo bintu ari byo? Nibyo. So umuntu wese niko wajya umubomoza? Sawa rero, sezera abantu bawe. Bye.